Muraho ni Ruhima Real Estate. Uyu munsi tubazaniye inzu iri kugurishwa. Ikaba iherereye hano Kimironko Kibagabaga. Ni inzu ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse n'igikoni cyo mu nzu. Iyi nzu ni inzu ifite design nziza cyane. Muze dukomezanye mbereke details zino nzu. Urakoze cyane Ishimwe kwakira abakiriya bacu, ariko kandi yabibabwiye iyi nzu ni nziza. Reka nkubwire, nujya kugura inzu jya wita cyane ku kintu cyitwa icyerekezo inzu yubatsemo cyangwa agace yubatsemo. Aha ngaha ni muri Kibagabaga. Nimba uri umusirimu, nk'iyi nzu uhita utekereza ngo ndamutse ntuye muri Kibagabaga ndaba ntuye neza. Ndamutse ngiye gukodesha iyi nzu irinjiza amafaranga meza. Nayo rero ni inzu nziza cyane nk'uko uyibona kuri kamera. Yabibabwiye ni ibyumba 4, ni toilette 3 imbere mu nzu, ni cadastre nziza iri ku giciro cyiza. Ishimwe ndaje nkwakire dutangire turebane mu bice byose bigiye bigize iyi nzu, ariko nagira ngo nkubwire ihutire kuduhamagara tukugeze kuri iyi nzu nziza. Mbere yuko turebana ibice bigize ino nzu, mureke mbanze mbabwire uko ino nzu iri kugurishwa. Iyi nzu iri kugurishwa ku giciro cya $190,000. Muze rero turebane ibigize ino nzu yacu. Iyi nzu ni inzu isa neza cyane pe. Murabibona turi ku muhanda wa kaburimbo. Nkuko nabibabwiye hano turi Kimironko Kibagabaga. Iyi nzu ni inzu yubakanye ubwenge bwinshi kuko ifite design nziza, ni inzu igaragara neza, yubakishije amatafari ahiye, ifite amabara ajyanye na design yacu. Guhera kuri no gate yacu ni gate nziza cyane igaragara neza, ifite design nziza. Aha ngaha rero ngira ngo murabibona ino gate iduhereza ikaze ya yanzu. Ni inzu ifite umwanya munini mugari. Aha ngaha magaze ni muri parking ya yanzu. Aho ushobora guparkingamo imodoka 3 kandi ziparkinze neza cyane. Iyi parking yacu ikikijwe n'imitako igiye itandukanye. Aho dusanga jardin igaragara neza, ifite ibiti byiza, amabuye meza kandi igaragara neza cyane. Uretse n'ibiti bikikije parking, dufite na jardin ifite umwanya munini, igaragara neza, ifite ubwatsi bwiza, iri ahantu heza kandi ushobora guteramo intebe ukicara ureba yanzu yawe. Iyi nzu ni inzu igaragara neza cyane pe, ifite amarangi meza, ifite inkingi zigaragara neza, plafond nziza, ahantu heza cyane hagaragara, afite design ushobora kureka uvuga ati ino nzu kabisa iragaragara neza kandi ni nziza. Mbere yuko mbereka imbere hino nzu, mureke mbanze mbereke rooftop y'ino nzu nziza kandi igaragara neza. Iyo ugeze aha ngaha kuri rooftop yacu, itubona ko ari rooftop nini igaragara neza, ifite umwanya mugari kandi wihagije. Irebere nawe ano matafari, urebe ukuntu asize, ni ahantu heza hafiteho n'amatara meza. Uze kureba nawe ibi birahure bikikije rooftop yacu, ni rooftop igaragara neza. Noneho akarusho kino rooftop uba uri kureba view ya Kibagabaga, Kimironko kandi uri kureba neighborhood, ukavuga ati ni ahantu heza. Murabyibone namwe ni rooftop nziza, hanze ni heza. Muze mbereke rero bigize yanzu. Aha ngaha magaze ni kuri balcon yacu ya salon. Ni balcon igaragara neza, nini, ifite inkingi nziza, ifite amadesign meza. Mwirebere namwe izi nkingi, murebe zino nkuta, munarebe amarangi asize ino nzu. Reba nawe no rugi rwereza ikaze muri salon. Ni urugi rwiza rufite amabara meza kandi rwubatse neza. Ikaze muri no salon y'ino nzu. Ni salon nini ifite umwanya uhagije pe, nimvuga uhagije uvuga ati uhagije. Ni salon igaragara neza, ifite ibikoresho byiza. Irebere nawe aha ngaha uhashyize TV yawe. Ni stand nziza igaragara neza kandi isize n'amabara meza cyane. Urebe nawe n'amatara agize ino salon, ni amatara meza agaragara neza. Unarebe plafond y'ino nzu, ni plafond nziza ya gypsum. Aha ngaha tukaza no kureba ano makaro agize ino salon, ni amakaro meza manini kandi agaragara neza. Aha ngaha rero ngeze ni ku gikuta bitandukanya salon na salle à manger. Irebere nawe kano ka design, ni aka design keza cyane gatuma salon igaragara neza cyane. Aha ngaha magaze ni muri salle à manger, aho ushobora guteguramo table de manger ijyaho nk'abantu 6, 8 cyangwa 10 kuko ni table de manger ifite umwanya munini. Irebere nawe amatara ari ku table de manger yacu, ni amatara meza agaragara neza. Ino salle à manger ifite amarangi meza, amadirishya meza, ndetse ibintu byose bigize ino salon ni ibintu byiza cyane. Ino salon yacu rero ifite igikoni kiri open, ni igikoni cyiza kigaragara neza, gifite umwanya munini. Aha ngaha magaze murabibona ko iki gikoni ni igikoni kiri open, kinini kandi gifite umwanya wisanzuye. Gifite utubati twinshi nk'uko muri kubibona, dore nawe hose ni umwanya w'utubati, aho ushobora kubikamo ibyombo byawe uko byaba bingana byose, nimvuga ati uko byaba bingana byose
wumve ati tubati dufite umwanya munini kandi uhagije. Ahangaha rero hakaba ari umwanya ushobora gushyiramo kuko yawe, usibye ko ushobora no kwideplasa ukayishyira n'ahandi kuko umwanya ho urahari. Ahangaha tukaza kuhasanga umwanya wa frigo, ni umwanya munini ukoze neza kandi uhagije. Ahangaha turahasanga lavabo ushobora kogerezamo ibyombo byawe cyangwa se uko wabishaka kose kuko hari na lavabo yo hanze. Ahangaha ndi ni mu gikari kino nzu, ni igikari kinini gifite umwanya wisanzuye aho ushobora kwanika imyenda yawe, kumesera imyenda yawe, ahagenewe igikoni nk'uko abantu benshi bakunda icyo mu nzu n'icyo hanze. Muri iki gikari turaza kuhasanga icyumba cy'umukozi, tukahasanga douche na toilette byo hanze ndetse na stock. Ni ahantu hanini kandi hafite umwanya wisanzuye. Nk'uko tumaze kurebana salo, salle à manger ndetse n'igikari, tugiye kurebana ibyumba by'ino nzu. Ni ibyumba bigiye bifite umwanya munini nk'uko mwabibonye, ino nzu ahantu hose hafite umwanya ugiye wisanzuye. Ahangaha mpagaze ni kuri cya cyumba dukunda kwita icyumba cy'umushyitsi. Ngira ngo muri kwibona mbere yuko twinjira, inzugi z'ino nzu ni inzugi nziza kandi zikomeye zinagaragara neza. Muze mbereke icyumba cya mbere dukunze kwita icy'umushyitsi. Iki cyumba ni icyumba cyiza gifite amakaro meza, gifite amadirishya meza, gisize amarangi meza kandi gifite n'amatara meza. Kikaba ari icyumba cyisumbuyeho mu bunini kuri abandi bakunda ibyumba binini. Iki cyumba rero kikaba gifite douche na toilette yacyo. Murabona mbere yuko tureba ibindi, mukomeze murebe izi nzugi, murebe umwanya ugize ino nzu, ni umwanya munini. Irebere ino douche, ni douche nini ifite ibikoresho byiza kandi igaragara neza. Kiva muri cya cyumba twita icyumba cy'umushyitsi, turaza muri koridoro dusangamo ibindi byumba bitatu bisigaye, aho turi buze gusanga chambre principale n'ibindi byumba bibiri bihuriye kuri douche na toilette. Akarisho kino koridoro gafite umuryango ushobora gusohokera ujya hanze uturujya kuzenguruka mu gikoni cyangwa se uce muri salo. Iki ni icyumba cya mbere kigize ino koridoro. Ni icyumba kinini gifite amakaro meza, gisize amarangi meza, gifite inzugi nziza, amatara meza, amadirishya menshi. Mbese ibyo kuvuga kuri ino nzu byiza ni byinshi cyane. Ahangaha turahasanga icyumba cya kabiri, nacyo ni icyumba kinini nk'uko muri kubibona. Ni icyumba gifite amarangi meza pe. Ino nzu ifite amarangi meza, ifite amatara meza, umwanya munini kandi wisanzuye. Ibi byumba rero tumaze kurebana bibiri by'ino koridoro bihuriye kuri no douche na toilette. Ni douche na toilette nini igaragara neza, ifite ibikoresho byiza, ifite amakaro meza, inzugi nziza ndetse ibikoresho bikomeye kandi bigezweho. Tukiva muri ino byumba bibiri rero dusigaje icyumba cya principal dukunze kwita master bedroom. Ni master bedroom nziza nini ifite umwanya munini pe, aho turi buze gusanga douche na toilette yabyo, wardrobe cyangwa dukunze kwita urwambariro rwiza ndetse n'icyumba kinini kandi gifite umwanya uhagije. Mbere ko turebye byose turebe icyumba cyacu. Irebere nawe ubu bwiza bw'iki cyumba. Ni chambre principale ukavuga ati iyi niyo mpamvu bayise master bedroom. Reba ano matara ari kuri zino, kuri kino gikuta ni amatara meza agaragara neza agezweho. Ni icyumba kinini gifite amakaro meza, gisize amarangi meza, gifite plafo nziza iriho amatara meza kandi agaragara neza. Iki cyumba rero gifite balcon ushobora gusohoka ukibyuka cyangwa se niba wenda kuryama ukavuga ati mureke mbanze ndebe hanze cyangwa se neighborhood yanjye. Mubona rwose ni balcon nini kandi igaragara neza, ikikijwe n'ibirahure byiza. Ni balcon igaragara neza, uba uri kureba ya quartier nziza, neighborhood nziza, uvuga ati ni ahantu heza kandi harimo amazu meza. Chambre principale yacu ifite dressing room. Ahangaha niho dressing room cyangwa se urwambariro rwa chambre principale. Ahangaha turaza kuhasanga douche na toilette bya master bedroom. Ni master bedroom, ubwo twavuga na master douche na toilette kuko ni ahantu hanini harimo ibikoresho byiza kandi hisanzuye. Arakoze cyane Ishimwe, amaze kudutembereza ibice byose bigize iyi nzu yacu.
Ndabibutsa ko iri Kibagabaga muri quartier nziza buri muntu wese w'umusirimu yakifuje kugiramo inzu. Ibyumba ni 4, toilette 3, parking mwayibonye, rooftop mwayibonye, ifite ibyumba binini, kuri design ni sawa cyane. Ukeneye kugura inzu, duhamagare nimero yacu iri aho ngaho muri screen yawe, twigeze kuri iyi nzira Kibagabaga ihendutse miliyoni 190 zirimo n'ibiganiro. Wabona ino nzu nziza iri hano Kibagabaga, igiciro urumva ko kiri affordable ukurikije naho ibibanza bigeze muri Kibagabaga. Iyi nzu rero yubatse n'amatafari ahiye yose kuva hasi kugera hejuru, nk'ingi y'abari imari idakwiriye kugucika. Twebwe turi Ruhima Real Estate, turi company kugezaho imari zitandukanye hano mu mujyi wa Kigali, mu nkengero n'ahandi. Uze kureba aho ngaho muri liste ya video twaprodinze urasangamo imari nyinshi cyane. Ukore na subscribe, like and share kugira ngo imari zijye zihora zikugeraho nk'izi ngizi. Urakoze cyane.